abantu tubona bakorana n'inkotanyi ni Sebukinganda wa Butete muri Kidaho. Kimwe mu bintu byatije umurindi jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu 1994 ni itangazamakuru. Mu ngabo z'igihugu urumva ko nta byitso birimo. Iki kibazo kirakomeye kuko ibyitso biri mu ngabo z'igihugu nibyo biriho bituma igihugu inyenzi niyo zijagata igihugu cyacu. Akenshi cy'umuntu yavugiraga kuri radio yabo mu myaka yatambutse yewe no mu gihe kizaza gifatwa nk'ihame muri rubanda babyumvisha. Kumva RTLM ni Materi nawe yasomye ku Kamogi mu gitondo. Nibyo sha bimuhaburuza abasore bari hariya hepfo hafi y'ibagiro. Iradio ni ikintu gikomeye cyane, ni nayo mpamvu umuryango w'abibumbye wasize umunsi wayo tariki 13 z'ukwa kabiri buri mwaka. Mu 1990 mu Rwanda hari radio imwe gusa, radio y'igihugu ariyo yitwaga Oremforo. Banyarwandakazi abumva Radio Rwanda mwiriweho. Nyuma y'aho ingabo za RP zitangiye urugamba rwo kubohora igihugu, leta ya Habyarimana yatangiye gufungura ibindi binyamakuru byinshi ndetse n'abandi batangira gufungura ibindi binyamakuru byigenga. Gusa harimo icyamenyekanye cyane, bamwe bakise Rutwitsi, abandi bakitagatanya miryango cyitwa RTLM. Icyo gikoreshwa ruharwa cyakoresheje mu kurimbura abatutsi mu 1994. Radio Televiziyo Libre de Mille Collines RTLM. RTLM nyakubahwa Minisitiri ivuga ibiriho, ivuga kandi nacyo twayishyiriyeho kugira ngo ijye isobanurira abaturage, ariko muri uko gusobanurira abaturage uzi ko harabibogamira. Muze twishime inshuti inkotanyi zashize, muze twishime inshuti yewe Imana ntirenganya. Uyu ni Kabuga Feliciani ubwo arimo asobanura Minisitiri imikorere y'i radio yari igiyeho ariyo RTLM. Mu kiganiro cy'uyu munsi munyemere tugaruke kuri iki gitangazamakuru ndetse n'uwagikoreraga witwa Bemeyiki Valeria, umunyamakuru afitiye urwanga ikintu cyose cyitwa cy'umututsi ndetse waje no kwicisha imbaga y'abatutsi nyinshi. Abatwumva ko nyine abantu bose bahagurutse kurwanya inyenzi inkotanyi, abasirikare bacu nibo ba mbere babwira urubyiruko rwagutse kugira ngo bafashe. Bemeyiki Valeria ariyemerera ko ari watangaje ubutumwa akangurira abahutu kwica abatutsi. Ntabwo navango nta butumwa natanze bwo kuvuga ngo abahutu nibica abatutsi, narabutanze pe. Bemeyiki Valeria biramubabaza cyane iyo abona abantu bapfobya jenoside yakorewe abatutsi, nta nubwo yemeranya n'avuga ko mu Rwanda habaye jenoside ebyiri. Nuko harimo abantu batemera ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye. Cyo kintu kirambabaza. Kabazwa n'abantu bavuga ngo habaye jenoside ebyiri. Ntayo nzi yabaye ya kabiri, ko nabonaga abantu bahigwa, naho twagiye tuvuga ku maradiyo n'iki yari abatutsi, ko aribo bagombaga guhigwa, bavuga ko aribo bohereje abana babo mu nkotanyi, ko aribo babacumbikiye, ko ari nabo bashaka kutwica kutumara. Nkuko amateka bigaragaza, abayobozi ba mbere ya jenoside bagiye bakora imbirwa ruhame bakangurira abahutu kwica abatutsi. Bemeyiki nawe arahamya ko nta muturage wigeze utegura jenoside, ahubwo yateguwe n'abayobozi bari hejuru. Aha twavuga nka Perezida Habyarimana, Gitera Joseph, Kambanda Jean ndetse n'abandi. Ese navuga ko hari umuturage wateguye jenoside? Ntawe. Iyi jenoside mu by'ukuri yateguwe n'abantu bari abayobozi, bari abategetsi bo hejuru. Nta kuntu bari kujya gutegura ikintu nk'iki cyo gukora jenoside ngo twice abatutsi tubamare, wazanemo umuturage usanzwe cyangwa umunyamakuru usanzwe nk'uko nari imeze. Ntabwo byari gushoboka. Sibyo, baragiye barica kuko bona batekereza bati nituzanwa abantu pula yacu ntabwo izarayisisa, kandi koko ntabwo yari kubaho, ntabwo byari ibintu byabaye byari kuba, kuko wenda batekereje bati ibanga ryacu bazahita barivuga tutararigeraho. Nukuvuga ko ari abantu bakomeye bo hejuru bayiteguye, abamashyaka birumvikana, aba guverinoma n'aba gisirikare, kandi ndumva icyo atari ikintu mpimbye jewe. Na Kambanda yarabyiyemereye, wari Premier Ministre y'abatabazi muri guverinoma y'abatabazi, nawe yarabyiyemereye arabivuga. Twasabye ko abaturage batozwa ibya gisirikare bagashirika ubwoba, bakubita isasu n'ubundi imbunda ntikomeze kuba umusirikare gusa,
ngo nuyibona ukuka umutima ugiye nk'abandi bose batanga ubuhamya bagiye bakora jenoside yakorewe abatutsi bavuga ko ibintu bakoraga bari bazi ko bari kugira neza ariko nyuma bakaza gusanga ari amahano. Ni ikintu bahurizaho gisa nko kwicuza ibyo bakoze. Nabemeye iki Valeri nabihakana ko atakoze jenoside yakorewe abatutsi. Avuga ko nawe yakoresheje iriya radiyo akangurira abahutu kwica abatutsi. Ndavuga radiyo RTLM. Nemera ko koko nagize uruhare muri jenoside, nakoresheje iriya radiyo RTLM nkangurira abahutu kwica abatutsi ishingiye no ku ayo makominike yajyagaza avuye mu mpande zitandukanye tukayavuga, ariko si ukuvuga ko nanjye muri jye numvaga ko ngomba kubirwanya. Oya, icyo gihe nanjye nari umuhutu ndi mu gice cy'abahutu, nari mu ishyaka rya MRND, nari navuga no ngomba kurwanira ubuhutu bwanjye, ngomba kurwanira ishyaka ryanjye rya MRND. Nuko nguko nanjye nabigiyemo numva ko ngomba kurwanira ibyo bintu, ariko noneho uyu munsi ntabwo ari byo mpagazemo. Giye kuri uno munsi icyo mbona nuko twese turi abanyarwanda, kuko hari ibintu byinshi jewe niboneye. Bemeye iki yabarizwaga mu ishyaka rya MRND avuga ko yagombaga gutera imbaraga ishyaka yabarizwagamo, dore ko bamubwiraga ko nawe ari umuhutu. Mu mvugo isa nk'iteye agahinda ndetse n'ikiniga, bemera iki aravuga ukuntu abamushoye mu bwicanyi bamutaye bakigendera bakigira i Burayi, agasigara mu nzira ubwo jenoside yarangiraga bari guhunga. Ariko hari ahantu nageze bisanzwe ndi ikimuga, barantaye barigendera ntibazi n'iyondi. Ubu wenda barabyumva kuko njya mvuga ku maradiyo atandukanye. Mimi nayo mu Burayi abantu benshi baza kundeba hano nkabaha ubuhamya bwanjye. Ariko hari ahantu nageze ngera ku mupasiteri w'umu-adventiste wanyakiriye mu rugo rwe, ariko aho naho haza kuba ibintu by'umwuka mubi, turahahunga bahungira ku rundi rugo rwari ahantu hitwa Cambombo muri Kongo iyo ruguru. Aho hantu baje kuhaza tujya mu rugo rwa ruhari. Mpageze bya bindi by'ingengabitekerezo, mpageze mpasanga ni mu nka nyinshi, mpasanga ibintu byinshi. Niko mbona hasohotse umukecuru, uyu mukecuru mbona ni inkotanyi pe, muremure, izuru rirerire, sinasobanukirwa. Hano ahantu inkotanyi zirahamfatira tu, ni ngomba gucika nkareba ukuntu nagenda. Mu gihe ngitegura kugira ngo njyewe nzabatoroke ntibari kumenya uko nagiye, haza abantu basura uwo. Kimwe mu bintu biteye agahinda ndetse byanamubabaje nuko abayobozi bamubwiraga ko ari umuhutu atari byo, ahubwo yaje gusanga igisekuru cye bari abatutsi. Bari kuvuga ba data wacu, ariko ibyo bintu papa yari yarabitubwiye, atubwira igisekuru cyacu, bariho barabivuga. Njyewe noneho ntangira gucanganikirwa ibirwa ibyo ari byo. Noneho hashize igihe negera umukecuru ko nari mfite curiosity yo kumenya ibyo bintu, ndamubaza ati none se wowe, ati so ninde? Yabaje kumbaza ngo ubwoko bwawe ni ubuhe? Ndi umuhutu. Ngo yango ntabwo ari bwo nkubaza, sibwo ubuhe bundi? Ubundi ntabwo twari tuzi, ntabwo batwigishije, batwigije ubuhutu gusa. Mbavuze ubundi yamo kuko ari 18 avugamwe rimwe muri ayo. Arivuze rero nanjye niwe ndi kuri we, none ukaba uri mwene ndi? Mvuze data ntiyamumenya. Ati sogokuru wawe ninde? Mvuze sogokuru, ati ni musaza wanjye. Ni musaza wati? Ati ni musaza wanjye. Akimara kubimbwira ko nasanze afite ibimenyetso bimwe na bimwe bijya guhura n'ibya data. Aho naho ni ikimenyetso cyagiye kinyereka ko bya bindi batwigishije ari ibintu by'ingengabitekerezo byatwangishaga, byakuraga amacakubiri mu Banyarwanda. Bemera iki araburira urubyiruko avuga ko rukwiye kwigishwa amateka yabaye mu 1994. Bemera iki yafashwe mu 1999 akatirwa n'inkiko, akatirwa burundu muri Nord Kivu, muri Sud Kivu. Aho niho nafatiwe muri 1999 ubwo najanwe mu Rwanda. Narinzi ko nta muhutu n'umwe nzahasanga abahutu bose barishwe, ko nta n'umwe ugihari. Hari nabo mu muryango wanjye bari baragarutse, nkajya nibwira ko bose bashize, nta n'umwe uhari pe. N'abaturanyi b'abahutu nkazumva ko bose bapfuye. Njya muri gereza, mbanje kujya muri brigade nyibamo, nkajya mvuga nta bakiriho. Twashize iminsi mbona murumuna wanjye araje,
nta n'umwe uhari pe, n'abaturanyi b'abahutu nkazumva ko bose bapfuye. Njya muri gereza, mbanje kujya muri brigade nyibamo, nkajya mvuga nta bakiriho. Twashize iminsi mbona murumuna wanjye araje, nari nzi ko mutakiriho, ati turahari, na mukecuru arahari, reka da. Ambwira n'abandi baturanyi, nari nzi ko mwapfuye mwashize, atoya, nari nzi ko babishe, niyo makuru nari mfite. Nuko noneho ubwo bimaze kugenda gutyo, njya muri 1930 nayo nyigeramo muri 1999 mu kwezi kwa 12, mbamo nkajya nkurikira. Kera sinumvaga radiyo Rwanda iby'intambara birangiye, nuko numvaga n'iy'abatutsi n'iya FPR, singomba kuyumva ibyo bavuga, nkumva ari ibintu by'inzangano bitaduha uburyo bwo kuvuga ngo twebwe ngo turiho ari ukugira ngo bazatwice, nkumva ntashaka kumva n'ibyabo. Ariko noneho nkaba rimwe kwibaza, ntekereza ku kintu nahuye nacyo cy'uwo mukecuru, nkajya noneho gerageza kumva radiyo Rwanda. Numva radiyo Rwanda, nkumva inyigisho, nkumva amadisikuru ya perezida cyane, nkumva ibyo avuga, ariko ibi bintu bavuga ni ukuri, ngomba kuzareba ibi bintu byose niba ari ukuri koko. Rimwe nkajya nasohoka, ngiye nko kwa muganga, nkabona ukuntu umujyi wubatse, nkareba ibintu byinshi cyane, nkumva gahunda za guverinoma uko zihari, nkumva ziraboneye pe. Noneho hazafungwe undi mugabo yitwaga Bucyana. Umugabo witwa Bucyana aje gufungwa, mvuga ko ari umututsi pe, n'abantu bose nabonaga ko yari umututsi. Aje gufungwa mu bwoko bwanjye n'ubwe, dusanga burahuje. Noneho abimbwiye ati none igisekuru cyawe, turagenda dusanga igisekuru ni kimwe. Nahise mfukama musaba imbabazi, mbabarira kuko n'abantu nicije na bene wacu. Icyo ni ibintu byagiye binyinjiramo rero, bimpa gufata icyemezo nafashe, nuko nafashe icyemezo cyo kwemera ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye, nemera ko yateguwe, nemera ko nanjye nayigizemo uruhare, bituma nca bugufi, saba imbabazi abanyarwanda bose, saba imbabazi guverinoma y'u Rwanda,